ese ujya wibaza aho amahoteli y'iki gihe akomoka? Uyu munsi iyo twinjiye muri hoteli nziza dusangamo ibyumba bigezweho, ubwiherero bwiza, serivisi zidasanzwe n'ubuzima bwiza. Ariko se ibi byose byatangiye hehe? Hari amahoteli yubatswe mu myaka 100 ishize, akaba ari nayo yashyizeho amahame ya hospitality dukoresha kugeza n'uyu munsi. Muri iyi video turasura amahoteli 5 yamamaye ku isi, tumenye amateka yayo, udushya yazanye n'impamvu akomeje kuba ikimenyetso cy'ubukerarugendo no kwakira neza abatugana. Niba ukunda hospitality, tourism cyangwa amateka y'amahoteli, iyi video ni wowe igenewe. Reka tubivugeho. Ku mwanya wa mbere turasanga hoteli yitwa Ritz, iherereye i Paris. Urugendo rwacu reka turutangire muri hoteli y'i Paris mu Bufaransa. Mu mwaka w'1898 umunyamahoteli w'umusuwisi witwaga César Ritz yashinze hoteli Ritz Paris. Ntibyatinze iyi hoteli yahindutse kimwe mu bimenyetso by'ubukire, ubwiza no gutanga serivisi nziza bihebuje. Yakiriye abantu bakomeye cyane ku isi, harimo abami n'abamikazi, abanditsi, abahanzi ndetse n'ibyamamare nka Coco Chanel na Ernest Hemingway. Icyatumye hoteli Ritz iba idasanzwe nuko yashyize imbere umukiriya ikamufata nk'umwami, nka za mvugo tujya dukoresha ngo umukiriya ni umwami. Muri icyo gihe muri uwo mwaka kugira ubwiherero bwihariye muri buri cyumba byari ibintu bidasanzwe cyane. Uyu munsi birasa nk'ibisanzwe, ariko icyo gihe byari udushya twahinduye amateka ya hoteli. Niyo mpamvu hoteli Ritz kugeza n'ubu ikomeje kuba kimwe mu bimenyetso by'amahoteli afite hospitality iri ku rwego rwo hejuru, ku buryo uko bakira ababagana utapfa kubisanga ahandi hose ku isi. Kugeza amagingo aya ino hoteli Ritz iri i Paris n'ubundi iracyakunzwe cyane. Reka ku mwanya wa kabiri dutemberere noneho i London mu Bwongereza, aho hari hoteli yitwa The Savile Hotel London. Mu mwaka w'1889 hafunguwe hoteli Savoy. Iyi hoteli ni imwe mu za mbere ku isi zakoresheje amashanyarazi mu byumba by'abashyitsi. Yanabaye mu za mbere zifite elevator ndetse n'ubwiherero buri muri buri cyumba. Muri icyo gihe abantu benshi bari bataramenya amashanyarazi, ariko ino hoteli yo yabashije kuba yashyira amashanyarazi muri hoteli yabo. Tekereza kuba wari umushyitsi ukinjira muri hoteli ifite amatara y'amashanyarazi mu kinyejana cya 19. Byari ibintu bidasanzwe cyane. Byari ibintu bidasanzwe ku buryo abantu bamwe bagurishaga iby'agaciro byabo, amazahabu n'ibindi byose, kugira ngo abone inyishyu yo kujya kurara muri iyo hoteli gusa. Aho icyatumaga bashaka kujya kurara muri iyo hoteli ari ukugira ngo babone amatara yaka. Byari ibintu by'agatangaza kuri buri wese. Hoteli Savoy yahuje umuco wa kera n'ikoranabuhanga rishya, ibera urugero ku yandi mahoteli menshi yubatswe na nyuma yayo. Ku mwanya wa gatatu reka dusimbukire muri Singapore. Singapore, igihugu benshi bafata nka paradizo, hari hoteli yitwa La Fleur Hotel Singapore. Mu mwaka w'1887 hubatswe hoteli yiswe izina rya Sir Stamford Raffles, umwe mu bagize uruhare rukomeye mu iterambere rya Singapore. Iyi hoteli yamenyekanye kubera serivisi zayo nziza ndetse n'ubwubatsi bwayo bwiza. Ariko hari ikindi gituma ivugwa cyane. Niho havukiye ikinyobwa kizwi cyane ku isi cyitwa Singapore Sling. Niba utakizi sinzi, abantu benshi nyine barakizi. Kuva icyo gihe icyo kinyobwa cyakamamara, abantu baturukaga impande zose z'isi baza kugisogongera aho cyavukiye, bigatuma banakoresha serivisi z'iyo hoteli yo muri Singapore. Hotel Raffles ni yari hoteli gusa, yabaye ahantu hahurira abanditsi, abanyapolitike, abacuruzi ndetse n'abakerarugendo baturukaga hirya no hino ku isi. Ku mwanya wa kane reka dukomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho hari hoteli yiswe Brown Palace Hotel iri muri Denver. Mu mujyi wa Denver hubatswe Brown Palace Hotel mu mwaka w'1892. Yamamaye kubera ubwubatsi bwihariye, cyane cyane hagati muri hoteli hari harimo atrium ifite amagorofa 8. Byari ibintu bihebuje cyane. Iyo atrium ifite amagorofa 8 byari ibintu bihebuje cyane, byari agashya, byari ibintu bidasanzwe ku bantu benshi. Abantu bamwe babaga mu mashyamba muri icyo gihe, ariko ibaze no kugera muri iyo hoteli ugasangamo atrium ifite amagorofa 8. Iyo winjiye muri iyo hoteli kugeza n'ubu uba wumva umeze nkaho uri mu ngoro y'ubwami. Iyi hoteli yakiriye ba perezida ba Amerika benshi ndetse n'ibindi byamamare. Kugeza n'uyu munsi ikomeje kuba imwe mu mahoteli y'ingenzi agaragaza amateka ya hospitality muri Amerika. Urugendo rwacu reka turusoreze muri Vienna muri Australia, aho hashinzwe hoteli yitwa Seychelles. Mu mwaka w'1876 hubatswe hoteli Seychelles
Nubwo ari hoteli nziza cyane, ikintu cyayihesheje izina ku isi ni ghetto. Iyo ghetto yabaye ikimenyetso cy'umuco wa Australia. Abantu benshi basura Vienna bajya kuri hoteli Seychelles kugira ngo bayisobanukirwe neza. Iyi hoteli yakiriye abami, abanyacyubahiro n'ibyamamare byinshi. Bafite serivisi zihebuje n'ubuhanga mu gutegura amafunguro. Ni urugero rwiza rwerekana ko hoteli ishobora kwamamara atari ukubera ibyumba gusa, ahubwo no kubera serivisi itanga. Nk'uko tubibonye muri iyi video, aya mahoteli ntabwo yabaye ahantu ho kurara gusa. Yagize uruhare rukomeye mu guteza imbere hospitality mu bukerarugendo ndetse n'udushya dukomeje gukoreshwa n'amahoteli menshi ku isi kugeza na n'ubu. Niyo mpamvu iyo twigisha hospitality ari ingenzi kumenya amateka y'aho uru ruganda rwaturutse. Ese muri aya mahoteli ni iyihe wifuza kuzasura umunsi umwe? Ese hari iyo wari uzi ni imwe? Niba hari iyo wari uzi bitubwire muri comment. Niba wakunze iyi video kanda subscribe, kanda like, usagize n'inshuti zawe iyi video, bose ubabwiye yuko nta handi dukura ubumenyi bujyanye na hospitality ndetse na tourism uretse ko ari kuri Hospitality TV. Murakoze cyane.